isaha n'isangasha umuntu akomanga uri umukingurira mwicaye kuri chat nta n'isoni muba mufite muze rwose isaha n'isanga muze nibwo turuhutse pe muruhutse se sambira uruhutse sambira utudipe 20 tw'ubwatsi bw'imutwe nitwo uvuga ngo warushye utudipe 20 twageraga saa 10 mu gitondo urangije kubitura uzi kugira ngo dusaze turi abatari gutyo ukuntu byatuvuye wewe hari undi musaza wari wambaye icupa asimuze ubu ngubu umva njye mbabwira akazi noneho nabateguriye mugomba gukora mw'iki gihe cy'ameza kandi kose mugomba kuzamwara karanje kanze nje kureba ako twari dufite ako nako murakongeraho kanze nde ikintu mugomba gukora muri iyi minsi murabona ririya shyamba hectare 5 mugomba kuritera biriya biti byose mukabitwika amakara ibishyitsi nabyo mukabifata nabyo mukabitema neza mukabiconga neza kuri pembe nabyo mukabitwika amakara mwarangiza mukarimamo ibisinde mwamara kurimamo ibisinde mugacukura imiringoti mwamara gucukura imiringoti mukongera mugateramo ibindi biti kandi ibyo byose mugomba kubikora mu gihe gitoya nakikindi muri iyi minsi napatanye umuhanda Kigali Gatuna kandi nta bandi bakozi nzashyiraho nimwe muzawuharura murabyumva kandi ndumva ari ibintu byoroshye neza muzahita mushobora mu minsi mike nk'iminsi 2 yonyine mwamurangije kuharura dore ko muri na babiri kandi babiri bishumye izi ngurube abakozi bari bahari bose ngiye kubirukana muzajya mujya kuzikurira ingurube 1000 n'ingurube nke muzajya kuzikurira nka tone nke ku munsi none igare gupa ryapfuye igare ryarapfuye ariko ni ahantu hafi cyane ahantu mwagenda amasaha 5 n'amaguru ni ahantu hafi cyane ntabwo ari ngombwa igare ni heze papa nepfiri azarusha kiriho cyane mu mwagerayo mukabizana n'amaguru kandi sinzazibone zashonje nene ikiko tuzabivamo Sha ubundi muri mwe n'indukasira duhunda ari nituye hasa muri mwe nta muntu ukasira muri mwe ntago dukasira rwose papa ikindi nari nibagiwe ziriya ntago tuzongera kuziragira muzajya mukomeza muzahire nkuko byari bisanzwe inka 60 ntago kuzahirira bizabona kandi sinzabone zashonje igare ryarapfuye abakozi ibyo byose muzajya mubwikorera ku mutwe ibyo bintu ntabwo ari ibintu bivunana ni ibintu byoroshye cyane kandi ibyo byose nakira cyayi nari nibagiwe kubabwira yuko nagipatanye kugihingira uku kwezi nibyo mugiye guheraho no kwahirira amatungo kandi ibyo byose mugomba kuba mwakirangije nacyo napatanyemo hectare 50 kandi izo zose muzazihinga handi bakoze nzashaka nizere ko ibyo ngibyo mwabishyize mu mutwe muzabikora neza muranyumva muze ntabwo dore ubu mba kuvunika mbashakira amafaranga y'ishuri namwe mugomba kuyishakira reba iyi nkweto ukuntu yabaye urayibona nziba gutya kubera nje kwihagararaho nkabishyurira ishuri ubu ngubu bwo mutari kwiga ibyo byose nimwe mugomba kuzabikora mukabonamo amafaranga basubiza ku ishuri murumva no imihanda umuhanda ariko reka mubwire uriya musaza yabura banza yarafungutse tu umuntu twavanye indere ejo bundi ari muzima ni gute umbwiye ngo arongeye arasaza none rero tugiye mu bwicaro bagufasha ariko iyo mirimo yose yavuze yabivugiye aha byahingukiye aha nta na kimwe nyibuka ubwenge tumureke abantu tuzakora ibyo dushoboye ntabwo ntacyo ndi gukora ndi kuri chat sibyo ariko uriya musaza uko biri yeruye kubundi imbaraga uko nzifite reka mujyane kwa muganga uramwikorera ndamwikorera nje nakare none wabikora iki akomeza dusarira aduhereza ibintu bitabaho oh shit mujyane kwa muganga je no no